ikintu cy'ubutinganyi cyangwa se igikorwa cy'ubutinganyi mu Rwanda, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe bibyanga. Mu Rwanda wowe wumva ko kuba ubutinganyi bwaba buhari mu Rwanda it's okay, nta kibazo? nta kibazo kuko umuntu wese agira amahitamo ye, wenda njye nshobora kuba ntabuhisemo ariko hari undi wabuhisemo. Yego. Ntabwo navuga ngo ndabangamira guhitamo kwe ngo mvuge ngo ntabwo ubutinganyi bugomba kwemerwa ko njye ntabukunze. Umuntu wese burya Imana yaduhaye inzira ebyiri, tubwiye ko tugomba kwihitiramo iyo dushaka. So rero ntabwo nta hantu nahera mvuga ngo ubutinganyi ngo nibureke kuba. Ntabwo muri make urabushyigikiye? Cyane rwose. Burya ntabwo none se n'abatinganyi abo bandi bavugaga b'abasore ntisubize ko ntavugana nabo. Yego. Umuntu muba muvugana nyine bisanzwe, ntabwo nareka kuvugana nawe ngo nuko yabaye umutinganyi. Ufite n'inshuti z'abatinganyi b'abahungu? Ubwo wahoze uvugana nawe, inshuti yanjye yaranshyigikiye muri Miss Rwanda. Eric ni inshuti yawe? Abantu barabibonye. Kuba rero bavuga ngo ngo kuko yenda ari umutinganyi nanjye reka sindi umwe, ntabwo nagendana n'abere gusa. Ntabwo nagendana n'abantu ngo babere gusa. Oya dusubire inyuma gato, Eric ni inshuti yawe? Ariko Eric mureke. Reka tugusuhuze kandi tukwifurize kugira ibihe byiza, wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bya Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, ntabwo twirengagije aba diaspora mudukurikira mukunda ibiganiro byacu, turababona cyane. Turagarutse rero, tuje mu biganiro bisanzwe bikorwa hano kuri Iris Rwanda TV, by'umwihariko nyine tugaragara. Twari tumaze iminsi tutabibagezaho. Kuri iyi nshuro ndi kumwe n'umukobwa mwiza, ngira ngo muri kubibona, ni umukobwa usanzwe ukunzwe cyane, musanzwe muzi cyane. Twari tumukumbuye, agiye kutuganiriza byinshi. Reka tumuhe ikaze atubwire amakuru ye. Tuguhaye ikaze. Mwakoze. Umeze neza? Meze neza. Ese hari umuntu twari kumwe mu kanya arambwira ese ugiye? Ndamwandikiye mu kiganiro. Se ugiye mu kiganiro urakorana nande? Ndakorana na Josiane. Josiane ko yabuze ariko ambaza. Ndavuga ni icyo kibazo ndakimukubariza mbere yuko nangira ikiganiro. Ngaho musubize, aradukurikiye, musubize. Ntabwo nabuze, ndahari. Hari ubwo wigeze gukora ibiganiro, ni kuri tubwira, ubundi hari YouTube channel ugicishaho ibiganiro, kwanza yitubwira abantu banayimenye. Yarambwiye ati rwose Josiane turamukumbuye cyane, ngo warabatengushye, ngo washyizeho bingahe ngo uyiturekere. Ni kuri Juicy Official, ni channel yanjye yitwa gutyo, yitwa Juicy Official. Ariko birahari n'ubu ngubu naraye na-uploadinze kabisa, ibiganiro bishyashya birahari pe. Ibiganiro bishyashya birahari. Ubwo abantu bakore subscribe, bakurikire Nyampinga wacu, babone ibigezweho, babone ibyo udutegurira cyane kabisa. Andi makuru ni meza. Nibagiye kukubwira ko usa neza. Ni meza. Wambariye hese? Nta mu designer wanyambitse, ni imyenda gisanzwe. Ariko urasa neza hose, umutwe. Merci. Ubwira umuntu wagukoreye umusatsi, umubwira umuntu wakwambitse, niba ari n'uwagufashije guhitamo ibara wambaye. Ese ubundi hari ikintu nkunda kwibaza, abakobwa muri kamere yanyu muvukana design ku rwego rw'uko design gute? Nyine urumva hari ukuntu njyewe nambara nkanjye ibi bibara, urabona ntago bijyanye. Kipfa kuba nshaka kwiyambarira umwenda w'imbeho, urabona nawambaye. Ako ukuntu reba nk'ubu mfite imbeho, we nta mbeho ufite, ariko niwice design. Oya, byagenze gute? Ntabwo ari kutica design da, nakwifubika nuko najya kwifita mfite, najya kwifubika. Oya. Oya, ntabwo wabibwira abanyarwanda ngo babyemere, ariko nyine twizere ko wari umeze neza. Ntabwo ariyo mpamvu, none se ko ntakonje cyane ku buryo wavuga ngo nanze kwifubika ngo ntica. Hari imyenda nyine umuntu yifubika n'ubundi agakomeza yambaye neza. Yego. Akaba ameze neza nk'uku kwawe. Ngira ngo rero murabyumva, ameze neza. Ni Miss Mwiseneza Josiane, ni Miss Popularity 2019. Ngira ngo mwarimu mukumbuye, by'umwihariko hano kuri Iris Rwanda TV. Mumuhe ikaze muri comment rero, mumuhe imitima, tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Tumubaze byinshi, atubwire ese arateganya gukora iki, ese amakuru ye nyine muri rusange. Tugiye kuganira byinshi kuri we, by'umwihariko n'ibigezweho hano mu myidagaduro. Ngira ngo nawe araza kutubwira byinshi bitandukanye. None se Josiane, dutangirane. Nifuzaga kukubaza ikibazo. Hari umuntu
by'umwihariko twebwe iyo turi gukora ikiganiro kuri Iris Rwanda TV tugendera ku bitekerezo cyangwa se ku byifuzo by'abakunzi bacu. Hari umwe wambajije ati niba uzaganira na Josiane, nari nabimubwiye, arambwira ati uzamumbarize ngo Josiane iyo urivuze ntihajyeho Miss, ubyumva ute? nta kibazo. Nta kibazo? Nese ubwo si ipeti ryawe baba bakwambuye? Aya ntaho riba rigiye, ntabwo aba ari inyambuye gusa, nyine nta kibazo. Ariko biba byiza cyane iyo uvuze ngo Miss Josiane. Nabyo it's okay, yavuga Miss Josiane, yavuga Josiane gusa, byose wese mwumva neza. Mwumva neza. Ese ubundi ubyumva ute kuba ku izina ryawe ubu aka kanya hakiriho Miss? Ngira ngo wabaye Miss niba nibuka neza ni muri 2019. Urumva hashize imyaka 5, uwa gatandatu ugiye kuza. Ariko kuri titre yawe, ku izina ryawe ni Miss Josiane. Ubyumva ute? Ntabwo ubundi iyo umuntu abaye Miss cyangwa iyo yambaye akamba ntabwo biba bivuze ngo abaye Miss uno mwaka nurangira bizahita birangira. Biba bizakomeza. Wenda abasimbuwe abatanze ikamba kariho undi, ariko abakiri Miss w'uwo mwaka. Uwo mwaka ni muri 2019 nyine, ubwo ndacyari Miss Pipette 2019. Nta wundi wigeze ansimbura kuri iryo zina. Rero ntabwo kuba yenda narabaye Miss uyu mwaka ukaba wararangiye, ntabwo bivuze yuko byarakiye aho, nyine ntagomba gukomeza izina ryanjye. Even n'igihe nzaba narabyaye naraba umugore nzakomeza ndi Miss Josiane. Ese uriya n'umuntu wabyaye bari Miss? Ariko nyine ni izina rye, ni titre yanjye naho izaba yaragiye. Ako hari abantu bagiye bavuga ngo hari igihe irangamuntu biba biriho cyangwa bikavaho. Nibyo tubwire irangamuntu burya umuntu afata ajya muri Miss Rwanda yarafashe irangamuntu already. Ayifite ikenda ushibutse ubute ukajya kubyongezaho. Birashoboka ko babikongereraho? Babikongeraho cyane. Nuko umuntu yari kwiga akagira degree runaka wenda ngo ni doctor, agenda kwirangamuntu ye bagashyiraho doctor. Babishyiraho. Ubwo muri make titre Miss ni titre igenda igakomeza ku buryo niyo bizageza 2050 azaba ari Miss Josiane. Ubu kiri wa Miss wa mwaka rwose ntawe ubara gusimba. Ubu se kugeza amagingo ubu turi mu kwa gatanu muri 2024. Ubu ngubu uracyagenda ahantu mu muhanda, mu mujyi, urumva nka mbere babaga bagushagaye cyane, urumva Miss Josiane niki, ubu ngubu ubwo bimeze bite? Ubu byaragabanutse, ntabwo ariko bikimeze, nsigaye noneho ntambuka nkaba nanagira nta muntu uramenya. Ese ubundi ntabwo byabaga bikubangamiye? Cyane byarambangamiraga cyane ku buryo byatumaga ntagira n'ahantu njya nkaguma hamwe singenda, sinisanzure mbese. Ariko tuvuze iby'aba Miss ndibuka, ngira ngo uyu mwaka ntabwo hatowe Miss Rwanda, kandi nyine kiriya kigo cya Rwanda Inspiration Backup ngira ngo cyari gisanzwe gitegura Miss Rwanda, ariko ubu ntabwo biri kuba, ngira ngo ibibazo byabaye byo urabizi cyane kundusha. Ubundi ubu kuba kino gikorwa cyarahagaze, kuba ino Miss Rwanda yarahagaze, ntago bigabanya ireme cyangwa se nyine ya titire yanyu ngo Miss, muri make hari icyo bikivuze kwitwa Miss kandi n'ubundi iryo rushanwa ritari kuba? Ahubwo nibyo byatumye dukomeza kubaho cyane, kuko nta bandi bashyashya bagenda baza, babandi bagiyemo noneho nibo banazi, ubwo nyine byahise bihagarara mbese ubwo rwacitse twambutse. Rwacitse mwambutse, aba bandi babayeho nyine noneho nibo barakomeza bakamenyekana. Hanyuma abantu benshi bati nta guhagarika Miss Rwanda ni ukwima agaciro umukobwa. Urumva umukobwa yari afite ahantu ashobora kwitwa perezida, ahantu ashobora guhabwa agaciro akaba umuntu ukomeye, wowe urabyumva? Ni icyemezo cya leta, ntabwo nzi ngo byagenze gute, ariko nyine ubwo nta kundi tugomba kubyakira. Tugomba kubyakira nyine. Tubwire wowe view yawe, ni byiza ni bibi? Ese koko abavuga ko ari ukwakiremo umukobwa bibaye ari byo koko bitazasubiraho, wowe ubyumva ute? Ntabwo navuga ko ari ukwakiremo umukobwa, kubera ko hari inzira nyinshi cyane umukobwa agomba gucamo akaba yakerekana icyo ashoboye. Ikindi kandi buriya Miss Rwanda abantu babyibuke neza, ntabwo ari buri mukobwa wese wagombaga kuba yakinjiramo. Hari ibintu byinshi nta kigo nsubiramo bazi byasabwaga. Ntabwo rero kuba wenda Miss Rwanda yarahagaze bivuze ko umukobwa atazagira ijambo, ntabwo bivuze ko umukobwa ashobora kutiyerekana, ashobora kwiyerekana mu bundi buryo bwinshi. Gusa ntekereza ko izanagaruka ariko nayo. Okay, nyine urumva bamwe ntabwo baba babyumva, bati urumva nk'ubu Miss Muheto ndumva gifite ikamba ubu ngubu, kuko niwe byahagarariye wa mugani rwacitse yambutse.
ariko akavuga bati byari bikwiye ko nubwo habayemo ibibazo ngo hongera hakaba Miss Rwanda, ngo urabona ngo sinzi, ariko wowe uratubwira uti ntabwo byagabanyirije ireme umukobwa kubera ko nta nubwo ari cyo gikorwa cyonyine cyashoboraga kuzamurira ireme umukobwa, ariko se nta kintu byaba byarahombeje? Ni ukuvuga ngo nimvuga ngo icyo byahombeje twumve mu bundi buryo butari ukuvuga ngo ni umukobwa, niba byarinjizaga amafaranga kuri bamwe na bamwe, niba nyine urumva abakobwa barabonaga amafaranga, urumva ni investment wenda yakorwaga muri ibyo byose, kuko buriya nta event n'imwe mu gihugu ibamo itarimo amafaranga. Ibyo byo kuba yarahagaze nta kintu cyangiritse, tuvuge ko nta cyangiritse. Byarangiritse cyane ko Miss Rwanda yari ubucuruzi, urumva ubucuruzi already buba bwamaze guhomba. Rero hangiritse ibintu byinshi cyane mu bijyanye n'ubucuruzi. Ubu se ari abitabiraga cyangwa se abahatanaga n'abateguraga, abo twavuga bahombye ni bande? Bose barahombye, kuko ari abitabiraga bahombye platform babonaga, ari abateguraga nabo bahombye, umushinga wabo warahombye. Gute? Dusobanurira aho ngaho. Kandi nyine nawe ubyivuge uti yari investment, none ubwo nyine abateguraga byaranze. Yego. Umushinga wabo umuntu wese ufite umushinga cyangwa se ufite projet yabuze aho kuyikorera cyangwa akabona license already aba yafirinze. Yego. Rero abayitegura bahombye yuko batongeye gukora, abayitabira nabo bahomba ko babuze platform. Ubwo muri make tuvuge ko impande zose zahombye cyane. Ubu rero Miss Rwanda ngira ngo murabizi ko yahagaze, Miss Rwanda yarahagaze kugeza amagingo aya, nta gisubizo gihari, nta kuwuka niba izakomeza cyangwa itazakomeza. Gusa nyine twe nka Iris Rwanda TV tuba duhari kugira ngo ibigezweho byose by'umwihariko mu myidagaduro ubu wa mbere wo kubimenya. Ni Miss 2019 Miss Popularity Mwiseneza Josiane dukomeje kuganira nawe, ngira ngo mwabyumvishe ibyo avuga kuri Miss Rwanda, ihagarikwa ryayo, ese habayemo guhomba cyangwa kunguka, byose ngira ngo mwabyumvishe. Hanyuma Josiane dukomeza, ngira ngo ku munsi w'ejo cyane ndetse no mu minsi ishize, Eric Semuhungu uramuzi, uranamwumva? Eric Semuhungu agira atya aravuga ati njyewe ngarutse mu Rwanda. Ubundi ubwabyo bamwe bati arirukanwe, ariko we abinyujije wenda kuri live yakoze aravuga ati njye naje mu Rwanda kubera impamvu izi n'izi, ababivuze barabeshye. Ubundi tubwire kuri Eric Semuhungu, niba hari amakuru mufiteho, uriya mugabo cyangwa umukobwa cyangwa umusore simbizi, ubundi wowe mufata ute? Mufata nk'umu influencer n'ubundi ukoresha Instagram cyane. Ariko ibyo kuba yaraje yirukanwe cyangwa atirukanwe byo ntabwo mbizi, ni amakuru niwe ubizi, n'ufite amakuru, ariko nanjye nyine nkona nkakuriye. None se ubundi bitumye ninjira mu bintu bijyanye, reka twerure tuvuge ngo ubutinganyi, sibyo? Ubundi nkawe Miss, urumva ubundi Miss bisobanura umuntu ni umukobwa nyine ibyo aribyo byose uba uhagarariye abandi. Hanyuma nkawe nka Miss, ikintu cy'ubutinganyi cyangwa se igikorwa cy'ubutinganyi mu Rwanda, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe bibyanga, mu Rwanda wowe wumva ko kuba ubutinganyi bwaba buhari mu Rwanda it's okay, nta kibazo? Nta kibazo, kuko umuntu wese agira amahitamo ye, wenda njye nshobora kuba ntabuhisemo, ariko hari undi wabuhisemo. Yego. Ntabwo navuga ngo ndabangamira guhitamo kwe ngo mvuge ngo ntabwo ubutinganyi bugomba kwemerwa ko njye ntabukunze. Umuntu wese burya Imana yaduhaye inzira ebyiri, tubwiye ko tugomba kwihitiramo iyo dushaka. So rero ntabwo nta hantu nahera mvuga ngo ubutinganyi ngo nibureke kuba. Ntabwo muri make urabushyigikiye? Cyane. None se kuba bamwe bashobora kuba babishyigikira abandi batabishyigikira, amategeko y'igihugu amwe n'amwe abyemera cyangwa se abyemere biterwa n'igihugu icyo ari cyo, buriya ntabwo bizana disordre mu gihugu, kubera ko urumva abantu baba barimo gushyamirana bavuga ati igihugu ntabwo cyari gikwiye gukora ibi n'ibi bigendanye n'umuco wacu muri Afurika, ntabwo bizana disordre. Ariko n'ubundi nta kintu na kimwe uzabona cyemerwaho kivugwaho rumwe. Ibintu byose, hafi ya byose usanga bamwe babyemera abandi batabyemera. Ubwo rero nyine habaho amategeko niyo dukurikiza, ntabwo wakora ikintu abantu bose bari bwemeranyeho. Njyewe ntabwo ubutinganyi mbushyigikiye kuko ntabwo ndi umutinganyi, ahubwo icyo navuze ni uko
ntago nashyigikira kubukuraho ngo ababikora ngo bakumire. Nyine ngo bakubaha amahitamo yabo. Ese nta mafaranga angana iki baguha ukemera kuba umutinganyi? Nta mafaranga nkeneye ngo mbe umutinganyi na make. Niyo baguha amadolari yayandi menshi ntabwo wabikora? Oya, ntabyo nakora. Ntabwo ngira amahitamo yanjye ko umutinganyi. Ubyumva ute kuba umukobwa mugenzi wawe yaba ari umutinganyi? Usibye ko nta n'uwo nzi, ariko nyine ubwo nta kundi nabyakira. Tuba ari nk'inshuti yawe, best wawe, wa undi wita shu, kwa kundi abakobwa mwitana, nyine best wawe, ubyumva ute abaye umutinganyi akakumenyesha nka nimugoroba akaguhamagara ati ngewe rwose buriya maze iminsi numva wenda akakubwira ati naranagukunze kwanza, buriya niyo mpamvu nakwiyegereza? Ntago mbizi, banza nta n'ibyo yambwira. Abo mfite ntawe ntekereza wawe. Erega bamwe twari twizeye nibo, none se ugira ngo niba umuntu aje kugutereta kandi wari usanzwe ubizi ko ari umukobwa mugenzi wawe atajya mu ibyo byose, ntabwo yakwiyereka nkawe. Nanjye ndakubwiye nibaza ugiye nk'ubu turangije ikiganiro nimugoroba uratashye araguhamagaye none arakubwiye ati ngewe ndanaguporopoje ndi seriye. Sinzi ukuntu byagenda kuko ntabwo ibyo bintu ndi kubyiyumvisha neza. Ubwo wamusubiza yego, wamusubiza oya? Wamusubiza yego oya se uko atari uburenganzira aba ari kunsaba bwo gukora ibyo ashaka, namubwira nyine ko haje nakubwira iki? Wamubwira ngo ko haje ati ndagukate, wahita ureka kuba inshuti nawe? Burya ntabwo none se n'abarega n'abatinganyi abo bandi bavugaga b'abasore ntisubize ko ntavugana nabo. Yego, umuntu muba muvugana nyine bisanzwe, ntabwo nareka kuvugana nawe ngo nuko yabaye umutinganyi. Ufite n'inshuti z'abatinganyi b'abahungu? Ubwo ngo wahoze uvugana nawe inshuti yanjye yaranshyigikiye muri Miss Rwanda. Eric ni inshuti yawe? Abantu barabibonye, kuba rero bavuga ngo ngo kuko yenda ari umutinganyi nyise nanjye reka sindi umwe, ntabwo nagendana n'abere gusa. Ntabwo nagendana n'abantu ngo babere gusa. Oya, dusubire inyuma gato, Eric ni inshuti yawe? Ariko Eric mureke. Oya, erega ni ibintu biri gutrendinga kandi abantu benshi n'amakuru baba babifiteho. Twebwe nk'abanyamakuru nk'itangazamakuru ahanini twihaye umurongo wo kutaba muri ba bandi bafata titire ngo tugende dukore titire idafite ikintu kirimo. Tubwiza ukuri, Eric muravugana kwanza ugiye no kuduha amakuru. Yaranshyigikiye, abantu barabibonye, none se ko ibintu biba ku mbuga nkoranyambaga ari umusenza, abantu bamukurikira barabibonye, yaranshyigikiye cyane ndi kwiyamamaza. Rero ni ubu ngubu nta kuvugana kundi burenze, nta wundi mubano urenze mfitanye nawe gusa. Ni inshuti wanjye. Ni umunshuti wawe? N'ubu muracyari inshuti? Muheruka kuvugana ryari? Ntabwo ari vuba. Oya, tubwize ukuri ariko. Oya, ndikumva utangiye kujya mu ntuza cyane kandi twivugiraga Eric se muhungu nyine nese si umutinganyi we? Eric tumuveho. Si we se? Oya, tubiverega buriya turahita tubivaho. Ntabwo n'igihe duherukira kuvugana pe. Ntabwo ubyibuka ariko si kera? Ni kera, hashize nk'ukwezi cyane. Ubwo yari atarava muri Amerika, mwavuganaga akiri muri Amerika? Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko aho aviriye muri Amerika ntabwo yari yakuvugisha? None se nkawe nk'umuntu wumvisha inshuti yawe iri kuvugwaho ibintu utamuhamagaye ngo umubaze ati wagwana? Shange rero ntabwo ariko meze. N'abandi basitari bose tuziranye ntabwo tujya duhura ngo niba ngo ku mihanda ngo umuntu ngo bari kumuvuga cyane usange nanjye njyewe ndamuhamagaye nabonye. Uretse na Eric n'abandi bose iyo bavuzwe ntabwo mbahamagara ngo mbibabaze. Urabihorera? Ese wa mugani uvuze ikintu cyo ku mihanda, nibuka ko hari abantu benshi bakunda kugira complain, bakunda kuvuga ati se Josiane mu bamisi bose bo mu Rwanda kuki adakunda kugaragara ku mihanda? Ni ukubera iki ubundi Josiane? Oya, njye ngaragara iwanjye nyine ku platform, ariko n'ahandi njya ngaragara. Oya, no kuri Instagram ni gakeya. Instagram yawe ntupostinga buri gihe? Ndapostinga buri gihe. Ubwira abantu wagwana. Ushobora gusanga ntari poste itaramara amasaha 24 hours. Oya, ubundi meze ugomba kugira ndapostinga ariko n'ubundi cyane rwose agisura. Yego. Ubu utise umuhungu Eric mperuka kuvugana kera akiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ni inshuti yawe. None se nk'aka kandi bagusabye kugira ubutumwa umuha nyuma y'ibimuvugwaho,
ibyabaye byose wenda bishobora kuba atari nabyo cyangwa ari byo, wenda reka duguhe n'umukoro, kwanza twebwe twaramuhamagaye ntitwabashije kumufatisha, tuguhe umukoro wo kuzaduha amakuru ya Eric Semuhungu, urabitwemerera? yanjye se ko ntari umunyamakuru, aderesi yarazisharinze ze muzamushake Oya none se rega, ese niba uri inshuti yawe, rega buriya niyo turi gushaka amakuru hari igihe twifashisha inshuti zabo turi gushakaho amakuru, kuko ntabwo yagutangariza ukuri ariko wowe uri inshuti ye. rega ntabwo yabikunze, ubona ko anaza yihishe medi. Ntabwo rero nabonye atari kubikunda ibintu byo kuvugana na gutangaza amakuru, gutanga amayinteriviyu, ntabwo ari kubikunda. Ese ubundi mu gihugu cyacu mu Rwanda, ubundi kuba umuntu ari umutinganyi ni ngombwa ngo abe proud yabyo abisakaze ku mbuga nkoranyambaga? Baba bari proud yabyo abatinganyi, ariko n'ubundi ntabwo babitinya. Ese ufite inshuti zingahe z'abahungu z'abatinganyi? Bambwiye ko abakobwa nabo, abahungu ni nk'abandi. N'abahungu nabo nabo, nuko Eric ni uwa mbere. Abo muzira wenda abona ufite nimero zawe nawe bakaba bafite izabo, kuko uwo muntu muba muri inshuti, umuntu wemereza nimero yawe ntabwo ari benshi, gusa wenda at least wongerageza kubabona, ariko abakobwa bo ntabwo njya nkunda kubabona. Abakobwa ntabwo ujya ukunda kubabona? Nyine abahungu b'inshuti zawe b'abatinganyi nka bangahe? Ntabwo nzi ngo ni bangahe pe. Oya tubwize ukuri basi, tubwiye ati bararenga 10, si utubwira umubare. Reka nta nubwo 5 banagera, umva ni bake cyane. Bayobowe na Eric, akajyaho n'abandi nka 2. Ntabwo tubakubaza abandi njye mbabona, kuko ntabwo tubazi. Njye ndababona, ntabwo ari uvango turavugana. Ese ubona umutinganyi ugahita umenya ko ari we? Nyine urabazi, murazira. Mushaka ko mufite nk'aho muhurira se, mushaka ko mwigana, mushaka ko muturanye, nk'uko mbabona. Niyo mpamvu uravuze ko wenda abahungu bo mbazi bayakura y'abakobwa. Hanyuma genera ubutumwa umuntu wese, by'umwihariko w'umukobwa wumva ko ashaka kuba umutinganyi, umugenera ubutumwa bigendanye n'uko wewe ubyumva, si uvuge muri rusange ngo ntacyo bitwaye. Ku giti cyawe ubutumwa wamuha umukobwa w'umunyarwanda, umukobwa mwiza. Kamera yego dukomeze, ngira ngo nyine murabibona ko kuganira n'abasitari ntabwo biba byoroshye. Umuntu aratambuka ati misi wamugana ipeti ryawe ntabwo ryari ryagenda, ni misi bya Josiane ntubabwire. Twari turi kwibaza umukobwa mugenzi wawe, umukobwa w'umwari, nacyumvishe ikibazo, aho ku kibazo nuko nta message mbafitiye. Oya yishake wenda, so ni ngombwa ngo abantu bose bafite message. Erega bagufata nk'icyitegererezo, niyo mpamvu tuba twaragutoye. Usigura koko mbabwire ngo nta message mbafitiye pe. Oya bagenera ubutumwa, okay, message ntoya, si ngombwa ngo batangarize igitabo. Nubikenera uzabibatangariza kuri YouTube channel yawe cyangwa se no kuri social media zawe, ariko wenda ugira icyo umubwira. Umukobwa ugukunda baba bahari benshi rero, ese ntabwo bajya babikwandikira ngo babikubwire? Na n'ubu magingo aya imyaka ibaye 5 ariko baracyakwandikira bati ni wowe wacu. Message nabaha nabwo ngo ndabasura. Abifuza kuba batinganya, abakobwa bifuza kuba batinganya ndabasura. Ubwo rero ni ku kibazo by'umwihariko ngira ngo mu makuru tugenda dutangaza umunsi ku munsi, no ku makuru yatambutse mu gitondo, amakuru yacu mugenda mubibonaho. Inkuru ya Eric Semuhungu twarayikoze, tuyikoraho kenshi, ngira ngo nyine uko Josiane abyumva murabyumva, ndetse n'icyo ashobora kubwira abakobwa bagenzi be ngira ngo murabyumva. Turi kugana ku musozi. Josiane tubwire ubundi muri iyi minsi, tuvuge ko Josiane ahugiye mu biki, ibintu ari focus nabyo muri iyi minsi, Josiane ari kuki? Josiane kabisa ari kuri YouTube cyane, niyo imugije. Iyo natangiye mbabwira yitwa Josie Official, niyo ndiho, ariko ubundi n'indi no mu bindi mu buzima busanzwe. Se ibindi bintu Josiane aba arimo bitari YouTube channel, kuko YouTube channel ntabwo ari yo gutunga yonyine. Ibintunga se, ibintunga ntabwo akazi bisanzwe. Ese muri Josiane mu buzima busanzwe akora iki? Usibye nyine wenda akora akazi kose kabisa. Tubwize ukuri Josiane, tubwize ukuri. Okay, ntabwo ari ngombwa njye ndi umushabitsi. Najyaga hari ama business njya posting, abantu bankurikira kuri social media zanjye barayaje. Ako ubundi babwire Instagram bibutse, hari abaradukurikira. Instagram yanjye yitwa Josiane Mwiseneza Official, na Facebook
hakaba na Juicy Official nayo rero Juicy Official niyo Juicy Magazine niyo ya business bakujyaho bakareba yaba Instagram yaba na Facebook niko yitwa Juicy. Abantu benshi nyine nk'uko twatangiye tubivuga bati Juicy hano ajya yigaragaza kuri YouTube channel yawe umaze iminsi mbonaho ibiganiro uri gushyiraho Saint Valentin byose tuba tubibona, ahubwo ikibazo nakubaza gusoza ubwo twinjiye muri twa tubazo abakunzi bawe baba bakeneye kumenya cyane cyane. Josiane aracyari mu rukundo, ari mu rukundo. Josiane mu rukundo bimeze bite? Duhe update. Josiane mu rukundo bimeze neza. Afite umukunzi we bameranye neza cyane. Se Josiane ubundi ubuteganya no kuzashaka ryari? Iyo ngiyo icyo kibazo kiri personal kabisa. Okay, so tubwira umwaka wenda geranye tubwiye ni muri 2060. Muzabibona byabaye. Dutegereze. Ni vuba se basi? Oya icyo kibazo kiri personal kabisa. Wewe n'umukunzi wawe ntago mwabyemeje? Oya ibyo ni ibyacu. Ibyo ni ibyanjye nawe ntabwo rero ashaka kutanabikunda mbivugiye hano plani zacu ubwo rero ariko urukundo rwo ruhagaze neza abantu bumve ko utari single ntabwo ndi single. muri make abasore bose barakurikira iki kiganiro bataza kuvuga bati wenda yaba yarabaye single ari occupé nyine afite umukunzi cyane. sibye kaduhishe ko yenda gukora ubukwe ariko buri muntu yafite umukunzi bamaranye agahe nese step ikurikiraho ni ese ubu wakundana n'umuntu imyaka 3? Iyo bibazo wibyibaza. Oya tubwireho gake njye ntago ndamukubaza sindanakubaza iby'ubukwe twabivuye. Mwakundana biterwa n'ibyo n'amahitamo yanyu ni 10 mwayikunda. Noneho benshi bati umuntu gukundana n'undi imyaka 3 bisigaye bigoranye kubera ko ngo mwarambiranye, kubera yuko muri iyi minsi abantu basigaye bakundana bagakundana uburyo nk'umugore n'umugabo ku buryo ngiyo mukundanye igihe kinini ngo bihita bipfa. Jose yatubwiza ukuri ubundi iyo ukundanye n'umukunzi wenda se utubwire special wenda ngo winjire muri wowe cyane wenda ngo tubwire amabanga yawe, umukobwa ubundi akwiye gukundana n'umukunzi bakaba bameze nk'umugore n'umugabo kwango cyagiye utagiye gukora nkawe ukaba wajya kumureba mu rugo ukamukorera ibyo umugore yamukorera byose nyine nanze kubirondora ariko urabizi. Ntabwo ari ngombwa nyine umukobwa wari umukobwa umugabo nawe nyine umusore nawe ari umusore. Ibyo rero bitandukanye ko mwaba mwarabaye umugore n'umugabo ntabwo buryo ufite inshingano zo kujya kumukorera amasuku so ufite inshingano zo kujya kumukora buri kimwe cyose. Abigusabye ntabwo wabimukorera umukunzi wawe kujya kumukorera oya nawe bari kure ukigenda wabimukorera ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni itegeko cyangwa ni inshingano uba ufite. Benshi bati iyo ubimukoreye ngo hari ukuntu ngo birambirana vuba ngo urukundo ngo rukarambirana vuba ngo ku buryo ngo ngakubabaza ngo ukarira ngo tubwire ubundi ubwiye ubimukoreye wa mugani nk'imyaka 3 yose ubimukorera abakikugize umugore icyizere abakigufitiye. Ntabwo ibyo ngibyo ari ngombwa ibyo ntabwo igihe cyabyo kiba kitaragera. Ariko iyo yaguporopoje ushaka wajya ubikora nta kibazo iyo yaramaze kugambuka impeta. Oya mwarabaze kubana ahubwo mwarasezeranye none se ko abo utaraba umugore we nabwo utaraba umugore we. Hanyuma Jose dusoza gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe abakunzi ba Iris Rwanda TV bagukunda dore ko atari ubwa mbere ukoreye ibiganiro hano ukunda kuhakorera kenshi bagenera ubutumwa by'umwihariko. Ndabakunda ikindi kandi nababwira ngo bakomeze badushyigikire bakurikire ibyo dukora bakurikire ayo platform navuze haruguru navuze YouTube yanjye Juicy Official na Instagram Josiane Mwiseneza Official bakomeze bayikurikire kandi ndababwira ngo bakomeze kugubwa neza muri hose mu gihe byiza ndabakunda. Yitwa Mwiseneza Josiane ni Miss Rwanda Miss Popularity wa 2019 twari kumwe hano mu kiganiro ngira ngo tuganirije byinshi ariko tuzanamugarura kubera ko twaganira byinshi cyane reka tumushimire cyane ko yabanye natwe.